Bebe Cool ari gutabaza ngo Mutesi Jolly yamusikaminze iki? Dore message ya Bebe Cool ngiyi. Dore. Yataginze Paul Kagame. Yataginze president. Yataginze president w'u Rwanda. Mutesi Jolly na Bebe Cool. Abana bararakaye. Turaza gusubira inyuma. Erega narababwiye ntabwo ibintu byoroshye. Umuhanzi Bebe Cool no kuvuga ngo mu ntiza amatwi gato. Bebe Cool byamugendekeye gute? Reka maze mfungure hano. Erega nababwiye ngo ikintu kidashoboka. Nje naravuze ngo ibi ni byiza nzabivuga, ariko yakoresha amafoto ya Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yashubije. No kuvuga ngo Bebe Cool mu kibazo cya Mutesi Jolly azanyemo n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Muhozi Kainerugaba. Muhozi mu rugamba mu rugamba ahise azanamo umugaba mukuru w'ingabo. Kana wigeze kugira aga crash kwa Jolly. So nukuvuga ngo we nukuvuga ngo atagize His Excellency President Kagame. Urimo kumva? Ariko mbere yo kumutaginga aravuga ati sindi bugutaginge wenyine ngomba ku dore murebe. Aravuga ati ntabwo ndi bugutaginge ngenyine kuby'umukobwa. Dore ngiyi tweet ya ntuza. Musome ngiyo tweet y'umuntu bita Bebe Cool imaze amasaha 3. Aravuga ati ntabwo nakwihanganira kubona ibinkorerwa. Mutesi Jolly yaranyibye. Mutesi Jolly byo yankoreye ntabwo nabyihanganira. Nyakubahwa President no mwangu. Nyakubahwa President ndatabaza. Hano habaye iki? Ni ukuvuga ngo tugiye kujya mu binyamakuru kuko ibinyamakuru bya Uganda urudi byamaze kwandika. Ibinyamakuru bya Uganda byamaze kwandika. Bahita bafata wino bane abantu bakubambere nabonye bari sharp. Bamaze kujufata wino tugiye kureba noneho ngo byagenze bite. Ngo ndi kwibaraguza ariko amakuru make yamaze kungeraho already. Ati njewe numiwe nyuma ya diru yo muri South Africa ya Mutesi Jolly na miliyoni y'amadolari. Ambasade Kentervena uyu mukobwa kava y'amahoro. Nyuma ya kese yo muri Kenya n'umunyakoreya waje gufungirwa mu Rwanda Mutesi Jolly akabivamwa amahoro. Bombo clat Mutesi Jolly nzakugwa inyuma wenjo wangu. Mutesi Jolly arabafata akabakona. Mungu wangu. Iyi nkuru iri interesse mu buryo budashobora kumva. Abantu mwamanutse, abantu mutari kuvuga hano, ndashaka kubaza nkawe ubu nkawe umaziki. Zamuka Shadia. Ndavuga umunwa wanjye urahari. Ceceka ndabibona. Yabahaye banyina. Tu. Urinde wowe, Manuka wowe. Manuka. Na miracle ici. Tugende gatoya. So nukuvuga ngo ngane tuza kureba tayari byamaze gutungana. So tugendane gake. So nukuvuga ngo iyi nkuru zamuka. Ese amaji agiye he? Iyi nkuru ni muza kuyitegereza. Ntabwo ari inkuru iri mwende. Ni inkuru inetsekende. Bebe Cool. Ngize abakobwa. Twari muhungu wona. Uravuze? Bebe Cool ni bonoman. Uburatse gato genda gato Kamishi tugendane gato tube turetse gutuka Bebe Cool tutaramenya exactly what is going on. Kuko kugeza abasanga ngo turamenya iki. I'm listening. Ntabwo twajya tujampinga ngo tujajinge Bebe Cool tutaramenya. Ntabwo ahangaha we icyakoze aratabaje. Dore soma message ngiye muri screen. Avuze ko yabaye scammed by Mutesi Jolly. Sibyo? Ntabwo twumva details tureke kujajinga. Sibyo? Jolly ngwara igize kese miliyoni y'amadolari. Ako suba hehe. Zuko utaba muri iyi si. Uzi kutaba muri iyi si. Nturanye n'abatinganya Imana. Nese kese razwi. Ariko so waburetse. Ubahe.
ubahe Alright. Reka neza abatwi. ubahe account ye ndayibonye, account ye ndayibonye. Bebe Cool hano, ngiyi inkuru hano irahari. Give me a second. Mutesi Jolly yarategereje iyi tweet kuko immediately ahise asubiza mu masaha 3 nawe ahise asubiza umuntu bita Bebe Cool, wasanga bari no gutwika. Urimo kumva? Ahise amusubiza aravuga ati nk'icyamamare urahubutse. Ntabwo ahakanye ko atigeze aba scammed, ariko aravuze ati hangane, nk'icyamamare ntabwo agombaga kubwanuka kuri social media. Wait a second. Inkuru noneho yose ngiyi barayanditse. Uganda ni musician star Bebe Cool. Ayayayayayaya. Ndi gusoma. Turashize. Nukuvuga ngo hari ikintu mutari gusobanukirwa mutumva. Ahangaha ese ko ndeba mwumiwe. Ahangaha Bebe Cool avuze ko agiye kumena umuceri. Bebe Cool avuze ko agiye kumena umuceri. Nta kintu aravuze ngo the big news iri mu nzira iraje. Mujye mu kinyamakuru UG Milo. Abatipe bahita baba babiteguye. Who is Mutesi Jolly? Ndapfuye. Ubundi iyi niyo nkuru mujye bakora twadukuru duto. Iyi niyo nkuru. Uyu nguyu wa Mutesi Jolly mafia nguyu. Dore muri comment ngo adarafite na nimero yakoreshaga. Ariko noneho ahangaha Bebe Cool ntiyaba yitiranije Mutesi Jolly. Okay, Muhoza nkuriramo nako kabwana kandi gasigayemo wavanyemo kamwe baby. Vanamo nako kandi gasigayemo, so tugere gatoya rero. No kuvuga ngo hano nimuza kwitegereza iyi tweet. Uyu muntu yaba ari master planner.
uyu muntu yaba ari master planner. Ibintu ni bibiri. Oya, dore. Ikintu mugomba kumenya ahagaha Bebe Cool bashobora kuba bararamusikaminze mu izina rya Mutesi Jolly atari Mutesi Jolly. Turaza kubireba muri details ariko biranashoboka ko baba barasikaminze Bebe Cool atari Mutesi Jolly ubikoze. Atari Mutesi Jolly ubikoze. Cyangwa nizi deal bakoze atari Mutesi Jolly. Nose Mutesi Jolly first of all statement yakoresheje muri iyi tweet avuga ko Mutesi Jolly aba muri UK. Mutesi Jolly asaba muri UK, turaza kubimenya reka. Inkuru nibwo igiye gutangira. Yavuze ko yamubonye babonanye amaso ku maso. Niba barabonanye amaso ku maso Mutesi Jolly ibi bintu uraza kubisobanura uburyo w'iby'umugande. Jesus. Mutapinge screen. Ya nari mfunguye aga space kugira ngo abantu babone iriya tweet mu buryo buboroheye. Ya muze kuvanga mugende muyirebe. Nukuvuga ngo ibinyamakuru byacu bigenda buhoro. Iyi nkuru amaze kuyandika kare. Ibinyamakuru byacu bigera nk'akanyamasyo. Inkuru mugende nabafashije mugere muri ka konte kanje gato muraza gusangaho intuza, muraza kureba tweet nayishyizeho. Muraza kwivanaho reference munsi mu makomenti, muraza kuhasanga ibinyamakuru byanditse. Hari icyo bita Uganda Mirrors nabonye cyo cyamaze gukora inkuru irambuye nayo ariko iri short ntabwo cyayikoze yose, nibwo muri buze kuvanamo iyi nkuru na summary gato kuko ntekereza ko ikinyamakuru cyamaze gufisha Bebe Cool kuko kiravuga ko Bebe Cool yabwiye ko none hagiye gukora inkuru irambuye kuri iki kibazo. Izina rya Mutesi Jolly ryarakoreshejwe mu guskaminga Bebe Cool. Izina rya Mutesi Jolly ryarakoreshejwe cyangwa Mutesi Jolly niwe wakinnye deal na Bebe Cool. Biraza kuza mu nkuru irambuye. Turaza kubyuba mu nkuru irambuye. Ariko iyi nkuru ishobora kuza kuryoha. Iyi nkuru ishobora kuza kuryoha mu murwa. Mutesi Jolly narababwiye. Mutesi Jolly niba izina rye ritakoreshejwe. Iyi case akaba yirimo n'iyi deal akaba yirimo nk'iya South Africa. Akaba yirimo nk'iyo muri Kenya na wa munyakoreya we. Mutesi Jolly icyo asigaje gukora no gukora indege ikaguruka. No kudukorera indege kajugujugu ikaguruka. Mutesi Jolly uyu nguyu namenye umva nakataraza zakaza. Uyu mukobwa ntabwo abaho. Izina ry'Imana Mutesi Jolly nakandare. Mutesi Jolly nakandare ni izina ry'Imana nakatazakaza. Azakazana ko mwumiwe. Hano nemeye. Nabyutse mu gitondo nsanga Mutesi Jolly ibinyamakuru byo muri South Africa biri kwandika. Ambasade iri kwintervena ngo bagiye kumusukaminga miliyoni y'amadolari. Ndavuga ngo leta gato Mutesi Jolly ibingibi nugutwika niwe wowe. What is going on exactly? Mu gitondo ngiye kuvana Mutesi Jolly muri deal muri Kenya n'umukoreya n'umunyakoreya. Umuntu wo muri Korea bro. Mutesi Jolly ko abanyakoreya batavuga icyongereza. Uyu muntu uvugana mu ruhe rurimi? Yo people, mwikumirwa mutapinge screen. Iyi nkuru ngiye kuyifollowinga ndayibageza akantu ku kandi. Umukobwa wa Rosel wiri nta mikino. So abantu bamaze kuyibona ntabwo mfite gahunda yo hosting ibintu nk'ibi kuri Twitter. Twitter nihayemo ikiruhuko kirambuye, ntabwo nshaka kuba active. Nihayemo akaruhuko karambuye, nzagaruka igihe nikigera. Nihaye urumva nzagaruka igihe nikigera. Abantu barenga 300 mukomeze mutapinge screen, dukomeze inkuru nyikomereza aha. Abantu muri kuri Twitter abatagira TikTok ubu mube mwihanganye, reka mensubiye aho muri iyi minsi ndi mu biruhuko hameze nko kikiyaga. Iyi nkuru ariko inkuru zayikorera no kuri Space. Iyi nkuru zayikorera hano kuri Space. Hano kuri Twitter mfite indi nkuru, hari inkuru ebyiri. Hari inkuru y'uyu mugabo bari gasuye ejo bundi agapfa. Mfite inkuru ariko uretse gato abanyamakuru tugomba gukorana inkuru ya Noeline bari hehe.
duhurire kuri tweet, duhurire kuri ntuza kuri TikTok. Abantu mudakoresha TikTok mwarahombye rega. Ikintu bita show business ngiye gikorera kuri TikTok. Mutesi Jolly ati ntabwo ari njyewe ahubwo nuwitwa Akansasire. Ndashaka kureba Mutesi Jolly we, ndashaka kureba Mutesi Jolly ndebe we icyo abivugaho. Mutesi Jolly nawe nta ariko umuzungu uyu nguyu waroroshye. Mutesi Jolly nawe yahise akora kuri TikTok kamaze bakubite ibyo Mutesi Jolly yahise akora. Mutesi Jolly nta biyaga. Mutesi Jolly nawe azi ko business afite. Mutesi Jolly nawe ibi bibora byavuye kuri Twitter. Mureka tuye kwa Mutesi Jolly turebe. Ahanga Mutesi Jolly ati to who it my concern. It comes to my attention that someone has created a fake account. No kuvuga ngo Bebe Cool yasigaye inyuma muri analogue bamuririye kuri Facebook. Mutesi Jolly ntabwo akoresha Facebook. Mutesi Jolly ntabwo akoresha Facebook. Mureke murebe. Mucekinye kwa Mutesi Jolly. Murebe. Twagiye ku nkura Mutesi Jolly noneho nyirubwita ari kwivuga ari gusobanura. Mutesi Jolly akunda kwisobanura ate? Twagiye. Murabibona? Murahari. So Mutesi Jolly dore ka tugende turebe. Bombo clat fake Facebook account. Urimo kumva? Ariko se Bebe Cool ni umuntu ushobora gusikamingwa. Dore mukomeze murebe. Dore. Murebe. So noneho kuvuga ngo aha Mutesi Jolly arabikiriyarinze. Ariko Bebe Cool wabo ntengushye kabisa warasigaye muri analogue. Ibi bihamba ruvuga ngo mwaba mwarasigaye muri analogue. Ruvuga ngo aba batibi baragenda bagasigara inyuma ku buryo umuntu amuskamira kuri social kuri Facebook. Ku buryo Bebe Cool adashobora gutandukanya. Ngiye ntegereje kumva statement ya Bebe Cool. Ku buryo Bebe Cool adashobora gutandukanya Mutesi Jolly na Akansasire Jolly. Mutesi muri kubireba duvuga ngo iyi account yo kuri Facebook yitwa Akansasire. Urukumva Jolly Mutesi. Murabona ko ahanga Mutesi Jolly baramurabuye. Bamubwira ko ari account kuri Facebook. Mutesi Jolly n'ibingibi bayikuye he? Mutesi Jolly ahita bizana nawe. Kuri uramuzi. Mutesi Jolly zungu wamukorana. Mutesi Jolly ntiwamukorana ikintu nawe arabizi ko nawe ari gacuruza izina rye. Ntabwo izina rye wagenda guje kuri niyaho. So Mutesi Jolly ahise akora statement ngo yarabizi. Ariko noneho muri comment ko numva abantu bavuga ngo Mutesi Jolly ngo Bebe Cool ngo avuga ko yahuye na Mutesi Jolly amaso ku maso imbona nkubone. Hey! Baramutse barahuye ko byabarakasa mutwe. Ko byabarakasa mutwe baramutse barahuye. Ariko urabona hano ko Mutesi Jolly agiye akabiterura akabizana. So ako Mutesi Jolly ntabwo yakwihakana deal yakoze. Mutesi Jolly yakoze iyi deal yabivuga ntabwo yabyihakana. Abantu muri kuri Twitter muri kaduhurire kuri TikTok. Ndatekereza mwamaze kubona ntuza mujye kwa Mutesi Jolly mu birebi. Ko bwaserwe iyo bigeze ku mafaranga ntabwo ibingibi nanabishidikanya yanabikora. Ariko noneho reka tumaze turebe ukuntu ahantu bijya. Bebe Cool nibavuze ko ari buze gukora inkuru irambuye, ubu inkuru turaza kuyumva. Inkuru turaza kuyumva tu. Kandi inkuru nituyumva second. Inkuru nitugeraho tuyumva neza irambuye biraza kudufasha. Ntegereje Bebe Cool wowe wazamutse hasra manuka ntabwo kuri Twitter nkigishaka abantu bavuga duhurire kuri TikTok. Bye.
gitare cy'amahanga. Abantu bararakaye. Tegereje kubona full story iva kwa Bebe Cool. Naho hano reka tureke twifate breaking news ngiye mwayibonye. Umuntu bagomba kuba headline, rego umuntu afata umwanya akazunguruka akajya kubashakira amakuru. Murabizi ko muri abanebwe aho kujya ngo uzi ko ari twe abantu twandika inkuru zimaze iminsi 2 zibayeho, igihe kikaza ngo breaking news, igihe mugere mukora inkuru, mujye gukora reference mu Bugande, mujye kwirefera muri Uganda, muze mukora inkuru, muhereza abantu batazi gusoma icyongereza. Uyu nguyu niwe bita Mutesi Jolly cyantungura, yaramugomoye yanamugize umukobwa nakasongoyeho. Mureke tugaruke mu makoyini. Mwaje reka inkuru ya Mutesi Jolly mugende mube mubishyize mu mitwe, mubitsemo ko Mutesi Jolly bivugwa ko habaho guskaminga, ariko we are not sure yet. Ntabwo turaba sure. Ariko na Mutesi Jolly yarabidirinze bigakunda, agafata ikintu hakira kingana kuriya akayakandiramo akagikuramo ibiceri. None Mutesi Jolly none ko atenda kurongorwa azashaka umugabo arya amafaranga y'umugabo, agomba kwiyaranja uburyo ayarya kandi mutamufunguye amaguru. Niwe mukobwa nyina wako Abanyarwanda kazamaze kumenya ubwenge bwo kurya amafaranga mutabanje kubafungura amaguru bro, bakoresheje ubwenge. Niki mutabona bagomba kubarya amafaranga badafunguye amaguru. Aba nibo bakobwa bakoresha ubwenge, bakadiringa diru z'abantu b'abagabo, bakabarya ibiceri byanyu batigeze bafungura amaguru yabo. Bombo klate. Niki mutumva iyi nkuru ndaza kuyivimuzi Bebe Cool namara kuyikoraho inkuru irambuye. Riri wahise ufunguza hano, reka mbere kuwa mbere umuntu utari kunye bamumanura. Crack uranyuva? Crack rimwe, crack kabiri, crack amanuka. Umuntu bita Deborah uranyumva? Rimwe, Deborah kabiri, MC Good Girl rimwe, Good Girl kabiri, Good Girl uranyumva? Riza uranyumva? Riza kabiri, Riza gatatu, Riza kane, Riza manuka. Good Girl rimwe, Good Girl kabiri, Good Girl gatatu, Good Girl manuka. Kamishi rimwe, Kamishi uranyumva? Kamishi kabiri, Kamishi gatatu, ndikumvikana. Kamishi kane, Kamishi manuka. Yanditse na Miracle uranyumva? Wewe kana nagushyira no muri big screen. Kamishi ari kunyumva baho? Na Miracle urahari? Cyangwa nanjye ntabwo banje ndikumvikana? Uri kumvikana? None se ko batansubiza? Riri asa isisha n'umuye naryo yewe so ngira noneho uri buze kuzamuka ubwo ngubwo nuko araba ari active, niko bimeze. Mushyiremo umuntu uri hari we Good Girl kumane nazakunda kuzabona ntuvuge barangiza ukongera gushyira muri request. Kuki mutavuga? Twari turi kumva inkuru. Wa mbesiro nkagwamagana ntunyitabe ngo wari uri kumva inkuru. Iriya nkuru ntabwo umuntu yayivugiramo. Wari wagiye kumane inshuro nkase. Nari mari nukuri. Ese Godfa iyo ifata ukankora kuri moderator. Ariko se moderator nuko zabaye moderator we. Godfa nukuri ntiza kuri ndashaka kumenya moderator ikintu kirimo pe. Ibikorwa rero biranamenyera byonyine ko bazamura muramenyera mukanyishuza moderator mwabaginga mwe. Uzantoke. Niko tarakuboroka. Kora bagize kumanura. Konzana kuboroka uretse no kugira. Ndaceceka. Nakwambuye moderator. Hano twari twarahanye patante ko nzajya nguha moderator. Ni isezerano twagiranye. Uzabyihorere. Niko. Moderator. Korwa mu rungano.
nawe kabukurwe n'ugacuma umugongo wasi ukoze kosa urumva ko ahangaha dutangiye kumenyerana amanuka gatumbi ntituye kuvuga ntimumenyera ahangaha bijya bikunda manuka genda wicare iyo hasi ukavuge ariko se byaje kurangira gute guys ni ukuri abantu 167 mutapinge muri screen ibi bebe biranamenyera mwana ariko gusa wajya umbabarira iwe ntuzi ibigiro bikamenyera bro god damn kwanza nari maze kabiri kamanzi bigenze gutya ipu uramanuye nanjye ndatuye oya ubu ndakiborotse birarangiye bura namuborotse ngeze n'imboga ngeze ngira inshuti zamuka nawe broke yayiriye kare uziko bakwita nta nshuti nose ubu atarimo kumenyerana yego maranye nayo imyaka kuva mu 2020 ariko nabagiye mu karuhuko ka broke gato ngo babyita gufunga imbohe murenda abagiye muri perizo ibaze agiye kujya nyumvira mu gihe hirya iriya ubwo azabaho ate namuborotse naje kwisanga muri ibi bintu gute mwana mu bantu baba mufite nk'amakoyini hari amakoyini yasagutse mudukandeho murakoze yasi wamubonye Masisi boy ndabizi ngo ngiye turi inshuti ngo twango Masisi boy muri inshuti cyane buri Masisi boy ari gushyiramo request niwe kibwa cya mbere nabashije kubona uzi ibingibi ukuntu yacunaguje iyi buragasani ipura kagenda ubone uzi ukuntu ngiye Masisi boy mukunda rwaranyandikiye rwampamagaye kuri WhatsApp ngo urumva ngo ngo niwe ngo ngiye kujya ngo nkanda ndamubwira nti mba nkubwira umusa ufite ariko ntabwo bajya bangura amakoini gahambi urumva najya ngukanda ndakireba biza kurangira Masisi boy inyigereza rata ku 10,000 ari gusabira ubuntu bufasha ndakureba urakarwara Masisi boy we urakarwara uruheri ku gapipi gusa nta kindi Masisi boy kakwemera kubiburiya nukuri gake nagiye muri galeri wabonye ko nabandi babagiye urumva niko klar ariko abandi bana bagiye he ya ndashaka ibintu biri gusa kugira ngo reka kubikora gushora sheri abandi bana bagiye niko ye ndakize ngo kira karwaro heri ku gapipi barakwanyutse ko ndi kubaza abandi bana bagiye he ubu simbibafungana ko mbona mudashaka kuvuga ni ukuri ngenda ndashaka kuvuga ngo nibangirire impuhwe banyishyirire ku 10,000 noneho ibindi nta kibazo ibyo se byo kuvuga ngo uragiye siwiriwe ugenda n'ubundi abandi barajya bazamuka oya se tujya tugenda abandi bazamuke uyu munsi abantu bose isoko ryanyereye isoko ryanyereye umwe ari kunyura hamwe nta modereta undi akanyura ngo nta gifi shago zifasanda yambaye future city nyereka urukweto n'ubundi nibwo nsanzwe mbona shanu kuri yambaye future city mvira kuri sande nawe the shoes urashaka karege niko usanzwe mbona reba yewe ukuntu buri kwigendesha mu mihanda y'abakire wikunze wabonye ariko wabonye umwana ngo babyi wambonye
kugira ngo baby wambonye. Baby wambonye mbasi mbaha Niko. ninde ukwamye we reba ye ukuntu aba yiyambitse imyenda y'imyeru y'amawayiti shaze godifa urikunda ngo ubwo ngo nta modoka ushaka kugendamo going out chill sha ubu se shadi makeup sheri bite Ni sawa. none se uvugishije ukuri urabyutse cyangwa None se nibwo ugiye abuze? kuryama Ndabyutse. Niko. None se bantuza byagenze bite? Ni network zabo zagiye byagenze bite? simbizi nariri ndi kumubona hano Ntabwo ari kuzamuka. Iri ntabwo ari kuzamuka, sinzi ikibazo afite. Kaka abakobwa bawe uyu munsi byagenze bite? Urahari ahubwo sinzi nawe utari kuzamuka. baka abantu bose bahise bagenda abantu bose bahise bamanuka So abantu 210 habuze umuntu udukandaho. Mwadukandakanzeho. sha Mrs. Kra ibi bintu uri kubibona gute Ndabona nazi pe. ubu se keretse wenda afunguye afunze akongera agafungura Birashyushye. birashyushye cyaze tabita ari gutapinga mana hari n'abantu baba bibereye hasi bita Inde uri gutapinga? ni umuntu witwa Tabita Queen Hano hari umuntu afite isura ukuntu asa n'ibyo birenze kamuzahura. London, can you tap on me? Hi AG, how are you? Abantu muri hano 170 niba hari gift ufite wankandaho wabukoze Ntabwo abantu babayeho no kuba kuri gift. Niba uko njya fokasinga nkajya muri ntuza nka fokasinga muri nkabavugisha nibereye muri nani muri boro zindi ndimo gushaka amakuru. Hari igihe nikagaruka abantu bose bagiye. cyane. Hi Ryan Ego, how are you? Ryan, today can you bless me?